umuherwe Elon Musk kuri ubu akaba ari n'umukire wa mbere ku isi yatangaje ko afite gahunda yo kubaka umujyi ku mubumbe wa Mars ukaba uzaturwaho n'abarenga miliyoni. Ibi yabitangaje ko azaba amaze kubigeraho mu myaka 30 iri imbere, dore ko ari nawe uhabwa amahirwe yo gutunga tiriyoni y'amadolari imbere y'abandi bose. Uyu Elon Musk yavutse ku itariki 28 Kamena 1971, akaba afite imyaka 53, akaba ari we mukire wa mbere ku isi. Akaba afite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo, akaba afite ubwenegihugu bwa Canada, Amerika, akaba ari umwe mu bacuruzi bakomeye ku isi wa peteroli, akaba ari na nyiri urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, akaba yarashakanye na Justine Wilson bakaza kubyarana abana 12. Ise bamwita Elon Musk, nyina bakamwita Maya Musk. Abo bakaba ari ababyeyi ba Elon Musk, umukire wa mbere ku isi ufite intego zo kuzatoza abarenga miliyoni kuri Mars. Urumva ko afite imishinga ikomeye. Uze ukana subscribe kandi konzogera ujye ubona update zigezweho, ntukagire udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.